Turabashubije mwese abakurikiranye SFTV, uyu ni Tofa mugiye kubana kandi nk'uko musanzwe mumenyereye tuba dufite ibintu byinshi tugenda tuganira kandi bitandukanye mu ngingo nyinshi zitandukanye z'ingirakamaro. Ni muri urwo rwego rero n'uyu munsi twongeye kugira abatumirwa uyu munsi kugira ngo twongere tuganire, tugire ibintu twungurana bigende bitugirira akamaro cyangwa se bituvana ahantu hamwe bitugeze ahandi. Rero naha karibu abatumirwa, mbabwira ati welcome on C4 TV, kandi murakaza neza no kuba mwitanze mukatanga umwanya wanyu, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero nabasaba kugira ngo wenda batangire batwibwira kugira ngo tumenye se ni bantu ki batugendereye, hanyuma tuze kuza ku ngingo nyamukuru uyu munsi turi buze kuganiraho. Murakoze cyane, twahera wenda ibumoso bwanjye, tugatangira twibwira abadukurikiye. Murakoze cyane Tofa. Ku mazina yanjye ni Daniel Ngendahayo. Ndubatse, ndi umumambure wa kominote ya Rubiri. Cyane cyane nisanga ku bantu bakoresha indimi ziri guhurira ku Kinyarwanda. Karibu cyane Dani. Twakomeza no hirya. Murakoze cyane bwana Tofa. Nawe nitwa Muzungu Rushema Fabrice, nkaba nkuriye organization yitwa UCC, United Congolese Community, ihuza bene wacu aho batuye bose, cyane cyane ab'Amasisi na Rucuro aho batuye hose muri Amerika. Kominote zacu aho zituye, twebwe rero turabahuza bikorwa b'izo kominote. Niyo mpagarariye. Murakoze. Yego cyane, urakoze cyane kabisa. Urumva ko abantu batugendera uyu munsi ni abantu bari muri kominote kandi bafite aho bahuriye n'abantu bavuga Ikinyarwanda, abakongomani bavuga Ikinyarwanda, Igiswahili, nk'uko Dani yabivuze. So murakaza neza rero muri studio. Uyu munsi twagira ngo tuze kuganira ku ngingo imaze igihe cyane, navuga se ihari ariko imeze nk'aho irengagizwa, ntabwo tujya tubivugaho ariko tubona bitugwirira buri gihe, tukibaza impamvu, tugaceceka, tukayoberwa n'icyo twabivuga. Ariko wenda iki ni ikiganiro cya mbere tugiye gukoraho, hazaza wenda n'izindi nzego tubanze turebe icyo twakora kugira ngo ibyo bintu bihagarare. So hari ikintu kimaze igihe cyane tubura abantu cyangwa se dupfusha abantu mu buryo butandukanye, atari impfu zisanzwe, ahubwo ugasanga nashyiraho murder cyangwa se niba ariko navuga, cyangwa ubwicanyi, cyangwa se abantu babura ubuzima mu gihe hari barashwe, cyangwa se hari aho bahuriye n'ibintu bitandukanye. Noneho twagira ngo turebe se icyo kintu giterwa n'iki, cyangwa se ni izihe ngamba abantu twafata kugira ngo birwanyeho, kugira ngo uko bibaye tugende duherekeze umuntu birangire, twongere tuzongere tugiye guherekeza undi muntu, kandi atari impfu zisanzwe, wenda bivuze nko umurwayi cyangwa aksida. Ubwo mwumvise umujyo w'ikintu tugiye kuganiraho. Ese nabaza nka Dani, wabonye ko icyo kintu gihari, abantu bamaze kuzira ubwicanyi niko navuga muri kominote, usanga bararashwe cyangwa se ari ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Ikibanze dushimire C4 TV, ubuyobozi bwayo bwose bwabashije gutanga uyu mwanya kugira ngo dutange ibitekerezo, dutange umusanzu muri community. Yego. Iyo ni insanganyamatsiko nziza cyane tutagomba kwirengagiza, kuko tujya tuyishira iruhande, ariko ni impamvu umuto n'umukuru tugomba guhagurukira. Yego. Kampera ahangaha nihanganisha abantu bagiye babura ababo, by'umwihariko umuryango nyirizina ndetse natwe twese muri kominote. Ntabwo ari icyiza twaserebura, ahubwo ni ikintu twarwanya dushaka guhashya ngo ni ikikazongera. Yego. Mu by'ukuri kampera ahangaha
mu mwanya mutoya sinzi ukuntu nashatse kubirebaho uburyo uyu mujyi ubifite cyane cyane nyirizina Louisville. Nsanga uretse no kubura abantu umuntu ntabwo ajya agaruka pe iyo yagiye aba yagiye kandi bigasiga igikomere ndetse n'icyuho mu musanzu w'umuryango kominote nyirizina ba bantu bamuyakuwemo ndetse n'igihugu. Naje gusanga mpereye ku musanzu bizaniraho intege nke bibangamira. Naje gusanga umuntu umwe state cyangwa umujyi ubu uri gutakaza ibihumbi kubona habera ni ukuvuga ngo ubwo uri gukurikiranwa n'uwagiye miliyoni imwe n'ibihumbi 800 by'amadolari ku mpande zombi. Hari uwakurikiranwe n'uwagiye tubahurije niyo mibare nabonaga uvuze ko bihora biba buri munsi tuzageza he ko turi yego turishizwa imisoro dutanga umusanzu mu gutanga imisoro ariko abantu babiri bakaba bari bujyane. Ubwo icyo ushaka kuvuga ni umuntu wagiriwe ubwo bwicanyi cyangwa se akabura ubuzima, hari ibimugendaho, hari n'ibigenda kuri uwo wabikoze mu rwego rwo gukurikirana mu mategeko. Ubwo ayo mafaranga yose ni amafaranga aba yishyurwa. Ndagira abantu babyumve neza, ni ukuvuga ngo niba uhamagaye polisi, umupolisi ari buze aba ari buhembwe, ari gukurikirana icyaha, kuzamura kujya ku bashinjacyaha amategeko, ibyo byose urumva ni amafaranga nanone aba yanagiye nayo. Mu by'ukuri akoze neza gusa nkaho usa nkaho ubisashe gusasa. Ntabwo nashatse kugetaya uburyo amafaranga breaking on agabuga. Ni ukuvuga ngo icyo gice hafi miliyoni n'umuntu hari uwagiye, hari ofisi zigenda zishinzwe gukora iyo protokole yose na wa wundi uri gukurikiranwa n'imanza n'umwanya uzatakara bawukoresha mu gukurikirana iyo kesi. Yose ni amafaranga. Usanga rero ari icyuho mu buryo bw'amaboko mu mpande zombi, cyane cyane ndetse no kubura yego. Ariko noneho mbigezeho ndabyuza, hari impamvu nyinshi ndatekereza ese none ko biri kuza reka tujye ugiye kuzimya umuriro ntabwo ujya aho ibirimi by'umuriro biri, ujya ahantu waturutse, niho ujya na fire extinguisher muri kuri kizimyamoto. Ndakirasifiye ubu bwicanyi gusa niba turi abantu 10 umubare mwinshi uherera hehe uwo biri kubaho. Yego, mu nsengero abantu bari kujya mu ma eglise nibo bari gurindimuka cyane. Usanga mu bantu 10 turashobora gusangamo nk'umwe aho nyine cyangwa se n'intabo warasiwe mu rusengero, twagiye gusenga abakristo twizeye mbega kuri domaine y'abantu bizera ni bangahe mu bantu 10 tumaze kubura mu mwaka umwe barindimuka. Usanga ntabwo dufite uwo mubare munini. Okay, njya muri indi kote y'abandi bantu mu bitaramo bihuza ababyeyi abantu bakuze. Ni ababyeyi umubare ungana gute muri abo bantu 10 mu mwaka barindimuka bagiye mu nama, mu biganiro, mu gusurana? Nsanga nta n'umwe. Njya ku myaka noneho uri kote y'imyaka, impinja, abangavu, urubyiruko ni section imwe, ndetse n'abagabo bari responsible cyangwa se ababyeyi bakuze. Iyo ndayikasifiye nayo nsanga mu bantu bakuze cyane bafite ingo ni bakeya, cyane cyane ku bantu b'iwacu. Mu bana bakiri batoya nkasanga uri kujya mu bwangavu cyangwa se muri ya myaka 13 kuzamura, niho bya bibazo biri ku iyo kategori, ku myaka 13 kugeza ngerageje ku myaka 30. Ubwo bari muri ya kategori y'urubyiruko. Yego, mwese ubwo urubyiruko nsubira inyuma niba bari kujya mu gusenga
ndababura ese niba abana bari kuba bajyanye n'ababyeyi mu birori runaka mbura iyo kategori ahubwo ni abana biheje bari quelque part bari ahantu hirya yego ntibari no mu musanzu wa communauté bari no mu musanzu w'abemeramana bari no mu musanzu w'abari gushaka iterambere ry'igihugu bari mu mashuri bagiye kwiga yego ntabwo ngaho rero tugomba gushaka isoko okay buri muntu afite uburenganzira bwiwe mu itegeko nshinga harimo kugira iyo mbunda biri muri constitution ariko se itegeko ritwemerera kurindimura bagenzi bacu ntabwo rero nsanga biri sensitive cyane ari ikintu turi buze kuganiraho turi buze kujya no kuri mugenzi wanjye ariko nsanga mu by'ukuri iyo ari dosiye nini ngiye gufata muri buno buryo ntabwo itegeko kuba ritwemerera ntabwo tugiye kunenga igihugu kandi biri mu itegeko nshinga tutari bujye ku amendinga kano kanya ahubwo hari ingamba tugomba ku improvisinga n'abongereza gusa nkaho dushize imbere ku buryo ntabwo kano kanya tugiye ku amendinga cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga nk'ibyo bintu bireba ukuntu ahubwo twebwe tujye muri community iwacu bimaze kumvikana yuko ndi umwana w'imyaka 20 nayigize hari igihe imyaka yaba yanyemereye ntabwo turi bari kuri 21 nemere kuyigira njyewe nk'umubyeyi reka nemeranye n'umwana mbwira yayigize mu buryo bwemewe n'amategeko umubyeyi ngomba kugira initiative yabona nta cyaha yakoze ariko ndahamagara polisi nyaboneka umwana wanjye nkunda nshaka umuntu hakikisha ko yagize kino gikoresho mu buryo bwemewe n'itegeko polisi zaza ntabwo ari icyaha cyabaye ntabwo duhamagariye ma agency cyangwa bambwire ngo iyi mbunda iremewe by'ukuri umwana yayigize kubera itegeko nshinga ryemewe barabyemerewe yego ariko umubyeyi niwe ugomba kugira initiative kuko abenshi twebwe ntabwo twize tuzahamagara abakuriye communauté nk'uku nguku bazahamagara tofa bazahamagara dani tuhamagarire ubuyobozi buze bundebere ntabwo ndi gutanga umwana wanjye ahubwo ni ukugira ngo dukore ibintu muri gahunda ni byiza ngo tuzajye dushyigikira umuco wo gukora ikintu muri gahunda weruye bizwi twerure byemewe ni itegeko nunayigendana kandi ibiri concealed ni ukuvuga ngo hari amategeko yabigenewe mu buryo bwo guhishwa kudashyira kuvuga ku mugaragaro inyubako nk'ingiyi irashobora kuba ifite itegeko ngo nta gikoresho kigomba kugera muri umwanya w'ahangaha umwana akamenya ko agomba kwisiga imuhira cyangwa se mu modoka mu buryo yego ikindi kongeraho indi ngingo ya kabiri ntabarangiye ingingo nyinshi pe bijya biba kenshi bigeze nk'icumi nk'uko twari turi kubivuga turi kubura abantu ariko bigashira ibyo tumenye byari byavuye ku ki ntitumenye barabikurikiranye ntitumenye uyu mubyeyi utanazi n'ururimi irinze yaburuza umwana ntabwo azi ngo niba yararenganye cyangwa se niba ari hari uruhare yabigizemo usanga ari ahantu nubwo tutazabuza urupfu kugera muri communauté ariko ni ngombwa duhagurukire buri muryango gushaka umwunganizi ntabwo biri ngombwa ngo nshaka umwunganizi ariko ikibazo cyabaye uko nshaka assurance y'imodoka ubwishingizi bw'imodoka ntarigera nkora accident hari no kubiteganya ngo iraba mu gitondo nkazarinda nkana ya modoka nkiyifitiye ubwishingizi ni nako ngomba kugira umwavoka cyangwa se umwunganizi mu buryo bw'amategeko ntarateganya gukora icyaha mu gitondo kugira ngo icyo cyaha ni cyiza icyo kibazo ni cyiza
hazi kuba n'umucyo ugaragara yego abantu bazajya bahora mu gihirahiro kuvuga ngo kubona umucyo mu mpande zombi. okay kandi noneho tukagira akantu ka nyuma initiative y'abana bari muri ya myaka kubwirwa ibiri kuba yego nibyo bari turi kubikorana twese kanishire muri ya myaka kuko ndimwo ariko tugatangarizwa kabizi ko twabuze mugenzi wacu yazize kurasa mugenzi we yahubukiyeho kubera umujinya nta kiza kiva mu mujinya tukabwirwa ukuri guhari yego twicwa no kutavuga ikintu bizabe yego niba ari igisebe tugira umuti uboneke kuryamika gutyo n'utabimenye neza iyo byavuye akazabikora akongera agakora nk'icya wa wundi ariko hari ugomba kubwira ngo cyaturutse aha akavuga ngo ntaze gukora ibyo mugenzi wanjye yakoze. Nkumva rero byazafasha mu kwerurira rubanda na community yacu n'urubyiruko rusa nkaho ruri kudusiga kuri iyo ngingo. Urakoze cyane Dani, avuze ingingo nyinshi zitandukanye ndizera ko hari ibyo turi kugenda dukuramo. Twanabaza wenda Muzungu Fabrice nka perezida wa communauté, ese amakuru ndakeka kugiye urayabona ubona ukuntu yabyitwaye, ni izihe ngamba cyangwa n'ibihe bitekerezo ubona byashingirwaho kugira ngo iki kintu gifatirwe umwanzuro cyangwa se uburyo n'ingamba zo kugira ngo gihagarare? Urakoze cyane Bwana Tofa. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, si muri twebwe gusa abatutsi b'i Kongo n'andi moko yo mu bakongomani n'andi moko yo muri Afurika bose abimukira. Iki ni ikibazo kimaze kugira intera ikomeye. Ndibuka turi muri processes zo kuzinara ibyo bitaga cultural orientation, mbese bari kubigisha amateka y'ahantu mugiye kuzaba n'ibiki n'imyitwarire yaho, imijyi yaho uko ihagaze, ibyaha bibakorerwa. Ibi ngibi biri mu bimwe batubwiraga cyo bitaga culture shock, guhungabana k'umuco w'abantu. Abantu bose iyo bataye umuco, iyo badakibakiye ku muco wabo, byanga byakunda bahura n'ibyago, bahura n'ibizazane. Kuri iki kintu cy'iraswa, ngira ngo mu bwoko bwacu muri rusange hano muri Amerika, hirya mu mareta atandukanye, ngira ngo hamaze kuraswa abana 8-9. Hari abakiri mu makoma, hari abapfuye nyine turabashingura. Ariko ndasubira inyuma nk'uko Dani byinshi yabivuze, nta no kurinda twajya ku ruhande ngo ni abagabo cyangwa se abagore, ni abana b'ingimbi bari kugimbuka. Iki gihugu rero kirakomeye, gifite amategeko yacyo, ibintu byose ni rikodi, barandika igikozwe cyose. Burya kera twebwe umwana yarakosaga bakanugukubita, bakagufata iwanyu bakagukubita bakaguhana, ariko hano ntumukubita ahubwo uramukubita uvuga ati wenda aranakurasa. Bibiliya rero avuga ngo mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe. Aba bana bacu cyambere kibica nangwa se mvuga ngo gitera ibi bintu kibikurura, nuko bagira inshuti zabo badahuje imyumvire, badahuje inkomoko, badahuje umuco. Ndavuga aba bakavukira b'Abanyamerika, baba abazungu, cyane cyane ukunze kubona ko aba iwacu babajyana n'aba birabura, kandi aba birabura turahuje uruhu ariko bafite amateka atandukanye n'ayacu, bafite umubabaro mwinshi banyuzemo n'ubu bakiwurimo, bo bafite uko babona iki gihugu twe tutarakibona muri iyo nzira bitewe na system uko yubatse n'ibyababayeho by'ubucakara n'uburetwa ibintu nk'ibyo. Icya mbere rero nabwira ko ababyeyi baduteze amatwi, nawe ndi umubyeyi, ni ukumenya umwana wawe inshuti ze ajyana nazo. Ikindi kibazo tugira, baba bazi no kuvugana nabo muri ibyo birimi, wowe ntunamenye n'ibyo bari kuvugana, ukajya ni amarenga bari guca. Banza umenye nk'umwana wawe ajyana n'abahe bana, kuko baba baravuze ngo iyo wabaye umubyeyi ibintu ni bibiri, uraba umubyeyi cyangwa uba umurozi. Uti ni gute? Umurozi ni cya gihe utereye umwana iyo burya uba umurozi, uba umwishe. Umubyeyi rero ni uguhozaho. Turabizi ko turi mu bihe bigoye, busy time, akazi, amabiri, biki tugomba kugira, ariko muri wa mwanya muto dufite ababyeyi, twicara tubwira abana bakunanire
wababwiye kuko baranavuga ngo uhana bumva agira ngo arusha abandi guhana ariko nanone ntabwo tugomba guterera iyo ngo abana baratunaniye ngo byagenze gute icyo niyo nama ya mbere natanga abanza umenye umwana wawe ajyana n'abandi yego akandi Dani yavuze ugira ngo yandebye mu mutima ndi kubitekerezaho kuri iyi ngingo tuganira uzabibona kera niba unabyibuka kera aho twabaga umwana yabaga yenjeje bamukubita iwabo bakaza bari kuvuga ngo umwana wanjye yarenganye umwana wawe ugahora ubona ko arengana ari iki ugahora usigiza umwana wawe gushaka uko ni ukumuroga niba umwana wawe azanye imbunda mu rugo ukabimenya nawe ukanabikeka tubimenye wabimenya fata iya mbere uhamagare mukuru we nangwa se dufite moko abasinga abagesera cyangwa abega ibiki n'ibiki hamagara umukuru w'umuryango mbere na mbere nangwa bene nyina bene se muhanze mwicare tete murebe runaka murebe Tofa yazanye imbunda muntu none mumubaze impamvu yayizanye imbunda imaze iki ariko turinda iki kuko wa mwana byakine nahereho za nshuti ze iyo bagize ibyo bapfa cyane cyane iyo bagiye muri buriya buryo umuntu wese utwara imbunda abenshi muri bano bakiri bato abanakoresha n'ibiyobyabwenge abenshi usanga bakoresha ibiyobyabwenge mu biyobyabwenge rero bagize icyo bapfa bakaza wenda akavuga ati nshaka wa undi murase hari n'igihe azakamubura akavuga ati kaninjire mu nzu akarasa uwo ari we wese abonye mu nzu umva iryo shano tugushije kubera umwana umwe utungiye umuryango akaza agatuma twese turimburwa mu nzu icyarimwe icyo rero nicyo navugaga umubyeyi niba abonye umwana yagize imbunda reka guterereye ngo ahanga turacyavuga se ngo baratunaniye hamagara umukuru w'umuryango n'ibinanirana umuteze umuryango mugari abakuriye kominote yacu mu mujyi mutuyemo icyo kandi ukikora uwo munsi n'ikindi ugikora ejo uba ukurikiye umuhamagarire polisi atarakora byashana atarabamarisha mwebwe umupolisi ze burya nta cyaha kizaba cyabaye hazaba kumubaza aho yayikuye bayimwake banabirikodinye pe ariko ntaho bihuriye n'uko umwana w'imyaka 20 azica afungwa imyaka 25 azavemo afite imyaka 45 uwo mwana tabara ataragera kuri iyo stage so icyo nicyo numva nanjye navuga rwose nahujeho na Dani umubyeyi kuba we yakwitangira umwana pana kumutanga ngo nukumurega ahubwo banza umugisha inama mubwira ati noneho turebe polisi nayo tubwire ko byemeye n'amategeko bicare banazi ko imbundu uyifite kandi arebe nabo bajyana nabo icyo ni ikintu nanjye nahurizaho nawe ikindi ni ugukomeza kwerekana izo ngaruka zigira kandi ikindi mubona n'impamvu bigwiriye turi mu gihugu bigenga umwana agira 16 akajya mu kazi tumenye ngo yanayiguze kera abana baguraga imyenda nangwa iki ariko bahawe n'ababyeyi ubu arakora yamara kwikora amafaranga ye akayagura iyo mbunda akayagura ibyo agura akagura n'izo nzoga bakanywa bagasinda barangiza bakajya muri ibyo ngibyo so njye numva inama ya mbere ari uko ababyeyi baganiriza abana twice tuganiriza abana bacu na kominote nk'uku mpagararira urwego tujye dukomeza dukora ibiganiro nk'ibi ubu turi gutabaza kwa rubanda turi kubwira abantu bose bumve noneho n'abana ubwabo abakikanyakanya bano baba mu by'amadini no mu matorero usanga atari bo wenda bajya muri ibyo bintu cyane nabo bakadufasha kubwirana na barumuna bagenzi babo murakoze cyane numva ari ibintu byinshi turi kugenda tuganira kandi by'ingirakamaro hari icyo mwari mukomojeho hari abana benshi bamaze gutakaza ubuzima abandi bakajya mu magereza bivanye n'ibi bintu imibare iracyari iri hejuru kandi byabaye mu gihe gito usanga buri gihe ntago hashira amezi angahe tutabonye icyo kintu koze ko bamaze kuba abana bagera mu 9 hari nk'inkuru wenda urugero umwaka ushize hano muri Louisville hari ngire mwarabibonye ababyeyi 2 babuze ubuzima ariko bihuye n'iki kintu n'abamama 2 nkeka bari muri community n'ubundi y'abakongomani cyangwa se abantu bava muri Congo umwana wabo bivuga ko yari afitanye amakimbirane n'abandi bagenzi be ubwo bahuriye muri ibyo byose twavugaga bahuriye mu kunywa wenda ibiyobyabwenge cyangwa se no kubicuruza bahuriye se muri ibyo bintu bafite imbunda bafite ibyo byose hanyuma agirana ikibazo n'undi ngo amukurikira ashaka nyine kugira wenda amurase yirukika ajya iwabo
uwo mwana we yaraje ageze ku muryango apfa kurasa ntabwo yazi ngo rirafata nde abamama babiri bari kwiganirira muri salo baba bahatakarije ubuzima ngira ngo iki kintu urakibuka so rero icyo bivuye ni iki urugero rutwereka ko ingaruka zaba ntabwo ziri ku mwana gusa ntabwo ari wowe ugira imbunda gusa ni umuryango wose uba niba umwana yinjiranye igikoresho nk'icyo imbunda akaba yifite mu rugo rwanyu ntabwo ari we wenyine bifiteho ingaruka ahubwo bifite ingaruka ku muryango wose ariyo mpamvu nshimira cyane Dani iki kintu yarazanye kuba umubyeyi wamera nk'aho utereye iyo kandi urabizi ko umwana wawe wenda ari mu mico runaka cyangwa se uri gukeka ko ashobora kuba afite n'iyo mbunda nubwo turi mu gihugu kibyemera ko umuntu afite ni uburenganzira bwo kwirinda ugomba kumenya hari amategeko n'amabwiriza bikurikizwa kugira icyo gikoresho umuntu akigira ese yujuje amategeko n'amabwiriza yo kugira itungo ese wabibwiye nde niyo mpamvu ari muzungu ari Dani icyo kintu bazanye cyo kuvuga ngo ubanze ubaze hanyuma na polisi ze irebe niba uwo mwana koko arabyemerewe icyo kintu kizagabanya kuba hari abafite ibyo bikoresho mu buryo bitemewe urugero hari n'abakina hari nk'umwana ndumva ari muri tenisi byabaye bitari n'ubwicanyi umwana mugenzi we afite imyaka 15 undi afite nka 12 bafashe imbunda barayikinishije ntibazi kurasa ntibazi bimeze gute mu kuyikinisha mugenzi we abarashe mugenzi we abahasize ubuzima urumva nk'ibyo nta nubwo ari n'icyaha cyabaye cyangwa se ahubwo byabaye nko kuba ntabwo bafite ubumenyi kuri icyo gikoresho niyo mpamvu habaho training za gisirikare nk'umubyeyi wowe ntabyo uzi ko n'icyo kintu gihari ariyo mpamvu tuvuga cyane kuko twasanze kategori y'abantu babura ubuzima cyane ni urubyiruko n'urubyiruko rugenda rujya mu yindi mico bafite inshuti mbi ziri mu biyobyabwenge ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ni kategori y'abantu runaka ahubwo ni inshuti mbi n'abana bagiye bafite ibintu bibi bagiye barimo cyane biri violent cyangwa se byo kwangiriza ibikoresho gukoresha ibiyobyabwenge kubicuruza se n'ibindi byaha bishamikiye kuri ibyo ngibyo ariyo mpamvu twahera kuri icyo kintu tuvuga ati ababyeyi dukurikirana abana bacu n'abana kandi tugerageze kugirana inama urubyiruko cyane cyane sinzi niba hari ikintu muri kubona cyakugeraho kugira ngo kominote ni izihe ngamba nko mu makominote twafata ese haba nk'iki haba nk'umuhuro twari tubiganiraho haba se nk'izihe ngamba ziteganywa kugira wenda ibyo bintu bibe byagabanyuka murakoze cyane ntabwo ari ugukomeza kwibanda mu magambo yego nta kibazo ingamba zo ni nk'intambwe imwe ku yindi yego kandi imwe inaniranye ugerageza iyindi ntabwo urambika ndibuka kera cyane twakundaga kugira guhura kwa buri mwaka rimwe ry'umwaka abantu bagasangirira hamwe 2014 2015 na gatandatu kigihe 17 ariko ntekereza akamaro kabyo ntabwo kwari ku babyeyi gusa kuko uretse n'ababyeyi nabo babana kwigunga no kuba basa nkaho biheje ubwabo kubera imibereho yahano rero nk'ako munsi ugasanga tumye ababyeyi bava mu mago yabo bari kuganira n'ababo basangiye ntabwo ari ibyo mu nzu imwe twatekeye hamwe ariko nkabona ko byatumye urubyiruko ruza gufata iza nshingano zo guteka zo gushaka sare kuko bari bubyine bari bwishime ni tofa n'urubyiruko n'abakabona hari na after party iyo after party rero ababyeyi ngo nibagenda ngo turubuze guhura twisanzure ariko hakabaho session y'ibiganiro yego amateka dore ndi mukuru w'umuryango nyaboneka dore umwaka urangiye harabaye ibinini ibintu byadusubije inyuma ni ibinini
na wa mwana wari uri kuvanamo akarenge muri community agenda ari gukomangwa ku mutima ari kubwirwa ntabwo twagiye mu nyungu ahubwo twagiye mu bihombo ibihombo byatewe na gutya hari inzira nyinshi ibihombo binyuramo ariko biraraswa cyane cyane bakabona noneho n'abari kuvugana urubyiruko bagenzi babo yaba ari mushya nk'uko nguko tukagiye kujya kubasura uko kujya kumusura ntabwo ari bwisange muri Amerika muri aparitema runaka akamenya ubuzima bwo kujya gukora no kujya kwishakira wowe inshuti akazaba kuri ya yindi tugasanga rero uwo mucyo wo kubana no gutekereza naho byarafashanya icyo ni kimwe mu by'ukuri nta muntu ngiye gutera amabuye ijambo ibiyobyabwenge umubyeyi ahita atekereza urumogi ahubwo ibiyobyabwenge ni ikintu cy'influencinga imitekerereze tekereza ikintu cy'influence gituma udatekereza utagira ubumuntu hakaba hari bubure free will ni kuza ngiye gukora kino ukongera ukagitekerezaho conscience umutima nama ugenda icyo ari cyo cyose kizakubuza kugira umutimanama kizinfluencinga adrenaline yawe si ngombwa ngo bive kuri rwa birajya no ku kindi cyo kunywa birajya ntabwo bizi ako classifying kuri ibyo bintu nimba narumweye cyane rukampaza sinjye noneho rwampaze uribuka ferme ngo umuntu yasinzire mu ikayi sibyo yari ari gusoma noneho ntabwo akiri gusoma ikayi niri kumusoma yarengereye so ba bantu noneho ntabwo ntekereza niba rwamaze kumusoma nyabyo kare bugire umutimanama wo kwifata akavuga kandi nkuretse uretse n'utu twimbunda zahano ibuka tukiri iwacu wabaga ufite inkoni waba warusomye rwaguhaze umuntu yakugirira nabi ukavanaho kano kantu ukavanaho ugutwi nyine ukakubita ugutwi neza bye so rero reka turebe ibintu biri gutuma tuba influenced ibintu biri gutuma imitekerereze yacu iba droge rero ku muntu ukuze bamaze kwemererwa n'itegeko rero kuba yabikoresha ukuntu wamugenera no kumuhereza urugero initiative irahera kuri jyewe mbere ko tofa aza kumbwiriza amabwiriza n'amategeko cyangwa se mubyeyi noneho nta nubwo ubwo bikiri no mu bana bashoboye kujya gukora usanga n'umwana w'imyaka 11 fashe imodoka mu rugo y'umubyeyi ndagiye niteretse kesi ndagiye ndi kuzinga abari kubyumva kuzinga ibyo gutumura so noneho na wa mwana ntabwo ari wa wigenga umaze kugera muri ya myaka turi bunanirwe kubwira noneho no ku bana bato kuki urwo ruhinja rudafatirwa imyanzuro ntabwo ubuyobozi bwa hano butubuza gukubita abana kubita si gukubita hana bikwiriye ntiwica ko hana nuhana umwana akaguhamagarira ubuyobozi ubuyobozi icyo bushaka ngo ububwire byagenze bazakubwira ahubwo ongera umukubite tukiri hano byaho byabaye henshi cyane umwana agafata ni agakobwa kari kagiye karumwe karuhaze tuvuga noneho n'umukobwa abari n'abategarugori baruzi ngo kwifata yaruhaze umwana akamuhamagara polisi yahagera urazi icyo namukubitiye yatashe mu gicuku ni icya 8:00
rwamuhaze ahubwo atangiye kwigira nabi kuzana umutekano muke wahungabanya ubuzima bwa bagenzi be niyo mpamvu namukubise ibintu bizanye guhungabanya umutekano w'abandi n'ibyo polisi cyangwa se ubuyobozi burabirebaho cyane ongera umukubite ariko ntiyuvushe amaraso baradushigikiye ntabwo ari uguterera rero ingamba ni ukureba ibyo ari byo byose biri butume mu mutwe tutagira umutimanama tukabigabanya nibiba byiza tubivireho icyarimwe ariko kamera aho ngaho kugabanya ni etape ya mbere tuzagera no kubivaho burundu mu kubigabanya murakoze cyane Deni hari ikintu wenda ngira ngo clarifying cyangwa mvugeho cyane hano muzungu rero yigeze kuvuga ngo uhana abumva ngo agira ngo niwe uzi guhana ni ukuvuga ngo tunihanganisha nk'uko Dani yabitangiye abivuga twihanganisha imiryango yabuze abana yabuze ababo muri bino bintu muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ariko navuga ariko ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda batari bazi guhana ahubwo twavuga ko nyine nuko byagenze ariko dushimangira dufasha kugira ngo ahubwo tubigabanye ariko wenda hatagira uwakumva ko hari kunenga ko imihanire y'ababyeyi ibintu byabayeho atari yari ikwiriye oya ahubwo ni ikibazo kiri muri communauté tugira ngo tufatire hamwe nk'umuryango kuko hari umuryango mugari n'ubundi wa mwana akuramo uburere uvuga burere ntabwo buva mu nzu gusa yawe ahubwo buva muri communauté yose niyo mpamvu tugira ngo ari cyo kintu muri izi ngamba turi gukora tuzihagurukire nk'umuryango wose rusange niyo muzungu hari ikintu akongera wenda tunasoza kuko hazabaho n'ibindi biganiro bizaza n'abandi bose kugira ngo tugire ikintu dukuramo cyangwa tugire ahantu hava tuva tugere ahandi nk'uko Dani yari abivuze duhere ku kugabanya tuzagere kurandura burundu iki kibazo ntikizongere no kugarukaho murakoze urakoze bwana Tofa icya mbere nakomerezaho ni ukubwira abagize umuryango mugari wacu kwitabira za nama z'umuryango mu mujyi batuyemo za communauté mu mujyi batuyemo urabona nubwo mpagarariye uru rwego wenda ni mu rwego rwa Amerika hose dufite lisite y'abakuriye imijyi dufite ibyo tuganira nabo murabona twakora iki twakora gute nanibutsa ko hariho na komisiyo zigera muri enye nubwo nawe urimo ngira nti nubwo zitarashinga imizi zikiri mu ntangiriro ndetse na bimwe mu bikorwa byo kuganira twarabitangiye hari nka komisiyo ishinzwe umuco n'amateka no kwibuka hakaba na komisiyo ishinzwe ubuvugizi hakaba na komisiyo ishinzwe amashuri edukasiyo ibyo rero icyo nasaba nk'abajene bagishoboye bajye bitabira workshop nangwa se ibiganiro dukora hano kuri za Zoom nangwa se niyo badutumiye hano ku macana atandukanye yo tubicano ariko cyane cyane kuri za Zoom kuko tuganira n'abahagarariye imijyi nangwa se n'abahagarariye amakomisiyo dushaka no gushyiramo imbaraga aribyo nabwira abantu bacu mu mijyi batuyemo beje bicara baganire ku kibazo kibareba bakiganireho uko umuryango uryama uko umuryango ucika intege niko n'ibibazo biwusatira ari byinshi ariko nibahaguruka ejo bundi bakicara bakaganira kwa runaka cyangwa se bagakodesha sale bagatumiza no muri leta turabyemerewe dushobora gutumiza kuri polisi bakaduhereza nk'abashinzwe iby'umuriro bakaza kutuganiriza inkongi y'umuriro n'iki uko biteye abashinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ni ibintu bishimira iyo communauté runaka ibatumiye bakaza ibyo rero nibyo turi gushaka kugenda muri connexion y'iki gihugu ku buryo twadukomanga kuri buri muryango tukamenya ngo turi communauté runaka dushaka ko muza mu kutwigishiriza abana bacu kuri ibi n'ibi hari abakoresha ibiyobyabwenge ibyo ngibyo bizafasha abacu wenda kumva uburemere bw'ikibazo dufite uburemere bw'igifungo
umwana wishe nangwa se wakomerekeje bagenzi be agira igifungo agira uburemere bw'uburyo ki nk'uko twabivuze abaza bakarasa bakamara umuryango wose atariwo hejuru y'umuntu umwe. Ikindi hari no kuba hari ibigo bino bya rehabilitation nangwa za second chance, haba bita mu mahirwe ya kabiri za rehab. Turemerewe no kuba wagenda ukavuga ati uretse ko iyo hano uri umuntu ukuze biba bisaba ngo ubyiyemerere unabisinyire, ariko tuba dukwiye no kuyobora abo bana bacu twavuga ati hariya baganira ibi n'ibi, fata umwanya utubabarire ujeyo. Nk'uko Dani yabivuze, umuntu umaze gukura wigenga biragoye kumufatira umwanzuro, ariko si cyo gisubizo ngo duceceke, ahubwo dukomeze tuvuge, abumva bumve, dukomeze dukore ibiganiro nk'ibi bishishikariza abana. Ubutaha tuzanashake na bamwe wenda bashobora kuba babyiyemerera, batubwire uko babibona, batubwire impamvu, batange ubuhamya, cyangwa se dushake n'ababirokotse nangwa n'inshuti zabo bagiye batuvamo bagapfa, cyangwa se n'inshuti z'abana bafunzwe, baze batange igitekerezo uko babyumva, nabo ubwabo bizajya bikangura bagenzi babo. Kwenda mbivuze ntari ku myaka yabo bati uriya ari gukura, ntazi swingi zirimo, ntazi umunezero ukundi ibintu biba bimeze. Twitabire gahunda umuryango wacu tuwukomeze, tunitabire na gahunda z'igihugu zifasha abantu kuva muri ibyo biyobyabwenge, zifata abantu gusohoka muri ibyo bibazo. Murakoze. Dani, nawe wagira akanyuma kugira dusoze. Murababarira closing remark ntunganira ku cyo yaravuze mu by'ukuri. Nk'uko nababwiye, igihe nigeze gufata inshingano zo kuba umwe mu batanga umusanzu muri community kamyita niyo kera cyane, ariko hari ikintu kitwita inclusiveness mu cyongereza, buri muntu wese kwisanga. Icyo narakirebye se njye ndi umuntu ushobora kumenya ngo ndabana na Tofa na Muzungu kubera ko duhuje kuri caractère runaka. Ndi umuntu udasaragurika, ndi umuntu udakunda ambiance. Abantu rero ni ngombwa bari mbana nabo. Inyoni zihuje amababa uzigurukira mu dozi zirazina ariko ndavuga ide runaka n'ingi nshaka kubona buri muntu wese afite umumaro, kandi buri muntu wese agomba kwisanga muri komite. Ndatekereza none se niba ushobora kugenda nkisanga no mu bantu bemera Imana gusa abandi bazababona ryari, ndagenda mfata nibo dukeneye n'abantu bazaba bari guhugira muri siporo, tuzana umuntu ukunda siporo cyane abe muri komite. Nidukenera abantu bari guzimirira muri siporo, azabakurayo, bazaza bamukurikiye kuko njye ntacyo banshakaho. Ndi umuntu wibera mu rusengero, rero model muri ibyo bintu. No mu bantu bashaka gukoresha ambiance, kakoresha ijambo ambiance noneho bize riri umbrella, ariko munsi harimo kugwa cyane muri ibyo birori, mu byumve mu buryo bwiza tubisiga. Iyo umbrella yo kwishimisha no kwizinezeza bikarengera, tukarenga izo mbibi, katuzanemo umuntu usa nkaho bisangamo muri komite. Nidutumira inama, nidutumira igitaramo, azasansibiliza abafite ahantu ari guhurira na ba bandi, naho bagiye ntabwo njye mpari, nanjye nzabura Tofa twajyanye gusenga. Rero abo bantu, izi platforms, niho nshobora kureba igitekerezo cy'umuntu runaka wogoshe, nkumva nakihereza value, kandi n'umuntu utogoshe, sibyo? Ni urugero nshatse gutanga. Azi yicara kuri iyi ntebe ko ni ukuruvuza, tumuganize iyi the same topic, iyi ngingo. Niba mvuze izo ngingo ebyiri n'undi mbese buri field tuyikoreho. Niba ari mu bakristo dutumire nka pasiteri avuge, niba ari bano bana bacu bari gukora umuziki haze uwo bemera avuge. Kubera ko icyo ni ikintu cyiza cyane, kugira ngo twumve arashobora kwidefanda mu ikosa ryiwe kandi ari kubona riri kurindimura abantu. Uyu nguyu tuvuge waruhaze cyane akamara abantu n'imodoka, sibyo? Bimaze igihe umutimanama waraje, niyo mpamvu umuntu atandukanye n'izindi nyamaswa, twe dushyira mu gaciro, kandi iyo kimaze igihe, time heals, igihe kirakiza. Naze yamaze gutekereza
katwumve niba akidefanda ikosa cyangwa se niba yaravanyemo isomo yo kuba yagira undi ngiko ko ntabwo nzi byose kuko simba muri iyo field yiwe muri domain yiwe ntabwo mbizi ahubwo aramfasha kumenya byagutse cyane rwose. Nkumva rero inclusiveness cyaba ikintu twashaka kuvanamo ayandi masomo kugira ngo bifashe buri muntu wese yisanga. Hari igihe yaba ariyo ngiye ari guheranwa n'agahinda n'ibimuba atari gushobora atajya abona nawe uruvugiro ariko yaza agahabwa umwanya kugira ngo abohoke akabwira murakoze cyane. Murakoze cyane rero ndumva bavuga ngo ararekwa ntashira. Hari ingingo nyinshi, hari n'ibyo twaganiriyeho kandi numva byagize akamaro mu rwego rwo kugira ngo dutangire turebe iki kibazo. Mu by'ukuri nk'uko twatagiye tubivuga, hari hashize igihe tubibona, abantu bamwe babibona, ariko nta bwaga cyangwa se nta tutaratangira kuvuga reka tukibone nk'ikibazo dutangire tubishakire umuti. Rero ndumva mu ngamba ari Muzungu ari Dani bagiye bavuga bishoboka, bizera ko abayobozi nabo bazabikurikirana n'abandi mu nzego zitandukanye kugira ngo hashakirwe umuti. Rero ndumva nabashimira cyane, mwakoze kubana natwe. Hari ufite igitekerezo, ufite inyunganizi washaka, hariho nimero, hariho no muri comment section kuri YouTube channel ushobora gutanga igitekerezo, cyangwa se niba wumva hari ikintu watangaho umusanzu, ni karibu kugira ngo iki kibazo gitangire gishakirwe umuti. Rero murakoze cyane abo twabanye mwese, ndabashimiye kandi ndizera ko hari ikintu bizatanga. Mwakoze cyane, ari Dani ari Muzungu, mwakoze cyane, turabashimiye kuba mwitanze mukatanga umwanya. Nakagaruka, this is C4 TV ivugira hano muri Louisville, Kentucky, ariko igira ahantu hose. Nizere ko mukomeza kudukurikirana kandi bararikiye n'ibindi biganiro dufite gukora, ko muzagenda munongerwa na gahunda zacu. Murakoze, ngereho mwabanye ni Tofa. Nakagaruka, ciao ciao, murakoze cyane. Murakoze cyane.